twongera kubaha ikaze bakunzi ba waramutse Rwanda aho mudukurikirana hagiye hatandukanye abari mu Rwanda iburasiro bwaryo iburenyero bwaryo amajyaruguru ndetse n'amajyepfo ndetse n'abaherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese tubasuhuza hano kuri waramutse Rwanda tubazaniye amakuru ari kuvugwa muri no mihanda ya Kigali rero umwe yihagazeho undi avuga ko yahubutse uko Teta Sandra no bita Nyaxo bitwaye nyuma yo gusaba imbabazi. Aba bombi haba Teta Sandra ndetse n'uwitwa Nyaxo muzi yuko mu gihe twari mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe 1994 aba bastari bombi haba Teta Sandra ndetse na Nyaxo bagaragaweho icyaha cyo gupfobya jenoside bitewe n'ibyo bagiye bagaragaza n'ubutumwa bagiye bacisha ku mbuga nkoranyambaga zabo. Nyuma y'ibyo byose rero bamaze gusaba imbabazi. Se nyuma yo gusaba imbabazi bitwaye gute? Ese Murangira Thierry umuvugizi wa RIB yavuze iki kuri aba bombi? Mbere yuko dukomeza nkwibutsa gukora subscribe kandi subscribe hano kuri waramutse Rwanda kugira ngo andi makuru ari update amakuru agezweho atazajya gucika tugenda tubazanira umunsi ku munsi. Ngayo ngo rero umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yumvikanishije ko imbabazi Teta Sandra yasabye arizo kwiyerurutsa zitavuye ku mutima. Ni mu gihe umukinnyi wa filime Kanya Olivier uzwi nka Nyaxo we yasubije ko yabikoze yahubutse. Dr Murangira yabitangaje mu kiganiro zinduka yagiranye na radio TV10 kuri uyu wa kabiri tariki 15 Mata 2025 cyagarutse ku byaha by'ingengabitekerezo ya jenoside byagaragaye mu cyumweru cy'icyunamo. Yavuze ko hakiriwe dosiye ku byaha by'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo ndetse n'ibyaha by'ivangura no gukurura amacakubiri zingana na 82. Yavuze ko ariko ko amadosiye y'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo ubwayo ni 76. Ni mu gihe amadosiye y'ibyaha by'ivangura no gukurura amacakubiri yabonetse ari 6. Yubiteranyije biba 82. Abakekwaho bose ni 87. Mu cyumweru cy'icyunamo harimo bamwe mu bantu bazwi bagaragaye ku mbuga nkoranyambaga batambutsa ubutumwa butavuzweho rumwe, aho bamwe bagaragaje ko ari ingengabitekerezo ya jenoside babibye. Ku wa 7 Mata 2025 Teta Sandra yanditse ubutumwa bugira buti turibuka umubare munini w'abatutsi bishwe ariko n'abahutu batemeranyaga na jenoside. Nyuma y'amasaha make yanditse ubundi butumwa asaba imbabazi. Ati ndasaba imbabazi ku butumwa bwabanje bujyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe 1994 mu Rwanda. Nabukuye ku rubuga rwa website runaka. Icyakora nifatanyije n'abanyarwanda bose jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe 1994 ntizongera ukundi. Ni mu gihe Nyaxo nawe ku wa 12 Mata 2025 yasohoye ibaruwa asaba imbabazi nyuma yuko agaragaye ku rubuga rwa TikTok atera urwenya kandi mu gihe cy'icyunamo. Yagize ati aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye kuri live nakoze ku wa 11 Mata 2025 saa 3 z'ijoro kuri TikTok, aho nge na bagenzi banjye twari kumwe tuvuga ibintu bitajyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka
ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munyarwenya yakomeje asaba imbabazi ati nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange cyane cyane abo byakomerekeje. Ndashishikariza urubyiruko n'ibyamamare gukoresha imbuga nkoranyambaga neza kugira ngo duhashye abapfobya jenoside. Muri iki kiganiro Dr Murangira yavuze ko Teta Sandra yakwirakwije buriya butumwa ahantu hose, anavuga ko ashingiye ku mbabazi Teta Sandra yasabye zitavuye ku mutima. Aturumva izo mbabazi zivuye ku mutima cyangwa ni urwiyerurutso. Ibyo byose ni isesengura rikorwa urebye icyo umuntu yabikoranye. Wabishyize kuri uru rubuga ubishyira no kuri uru noneho ugasanga no ku mbuga z'umugabo we. Ni post zimwe, ni ubutumwa bumwe. Murangira yavuze ko iyo batanga ubutumwa baba bafite icyo bahereyeho. Yavuze ko mbere y'icyunamo yari yatanze ubutumwa busaba ibyamamare kugira uruhare mu guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside, kuko uru rugamba ari urwa buri wese. Ati iyo dutanga ubutumwa ntabwo dutanga ubutumwa tudafite icyo duhereyeho. Muribuka dutanga ubutumwa tubwira abasitari ko mucecetse, mugire icyo mukora murwanye ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ukuvuga ngo tuzi ko uru rugamba ni urwa twese. Yavuze ko kwibuka nta muntu ubihatirwa, ariko ni inshingano za buri wese. Dr Murangira yanavuze ko hari abantu bagerageje guhamagara Teta Sandra bamugira inama, bamubwira ko ibintu yakoze atari byo. Yihagararaho ati niko mbyumva, niko abyumva. Akomeza ati ni ukuvuga ngo ibyo ni ibyaha. Abajijwe ku byo Nyaxo yakoze ku rubuga rwe rwa TikTok n'imbabazi yasabye, Dr Murangira yavuze ko baganirije Nyaxo, ariko kandi hari ibikorwa bitareberwa mu mategeko bidashobora nuko wabihuza n'itegeko, ariko nakwita ibikorwa by'ububwa. Atusanga umuntu utekereza atagakwiye kuba bikora. Akomeza ati twarabiganiriye. Avuga ko yahubutse. Ni ukuvuga ngo ni ugukora ikintu mu mwanya utari wo, kutamenya ko tugomba gutera urwenya. Murabyumva rero, ni amagambo Murangira Thierry yagiranye na TV10 mu kiganiro Zinduka, ubwo yasubizaga ku bya Nyaxo na Teta Sandra bagaragaje ibikorwa bitari byiza mu gihe cy'icyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngo ube wayikora kugira ngo n'andi makuru agezweho ajya abasha kubageraho ku gihe. Ciao ciao.